twibuke twiyubaka. Kuri inshuro ya 32 twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Bintu bumwe hari ikiganiro yaduteguriye cy'amateka u Rwanda rwanyuzemo. Ntabwo ari ikiganiro kiryoheye amatwi, ariko ni amahitamo yacu. U Rwanda rwahisemo kwibuka no kwigira ku mateka kugira ngo atazongera kubaho ukundi. Aha turi ni Gashirabwoba ya komine Gisuma. Hano hari ikibuga cy'umupira kinini. Iyi kaburimbo yari ihari kuko niyo muri za 80 n'ibindi. Komine Gisuma yari yubatse hano hirya muri metero nke cyane, ifite imodoka, ifite abapolisi, ku buryo abatutsi bari bageze hano bari bafite icyizere cyo gutabarwa, kuko bari bacitse igiturage, ihohotera rirenze ukwemera. Ndetse n'ibindi, Perefegitura ya Cyangugu yari hariya hafi, ifite abajandarume, ifite abasirikari n'imodoka zihuta zashoboraga kugera hano mu minota 10 zikaba zatabara abatutsi. Ariko ntibyabaye. Umuntu wese yakibaza ngo ni gute abanyarwanda batereranwa n'abakiswa abayobozi babo bakabarenganuye, ahubwo akaba ari bo abarimbura. Icyabaye hano ni uko kwegera umuhanda no kwegera komini aho kuba igisubizo, ahubwo byabaye ibibazo, aho abazaga gushinyagura abatutsi no kubica babagezeho mu buryo bworoheje, barabarimbura. Ibi byose byaturutse ku mateka maremare y'imyaka 30 yose, kuko kuva ku bukoroni bw'Ababiligi muri 59 bigishije bategura abanyarwanda b'abahutu b'intagondwa baranzwe n'irondabwoko n'ivangura no kwibasira abatutsi imyaka yose kuva 59 kugera muri 94. Uko ubutegetsi bwagiye busimburana buva ku bakoroni bugera kwa Kayibanda Repubulika ya mbere, kwa Habyarimana Repubulika ya kabiri, ho byabaye rurangiza. Kuko murabizi ko muri 90 kugera 94 Habyarimana yari arimo ategura jenoside gusa ku buryo bukomeye. Imitwe yitwaje intwaro, Interahamwe, Impuzamugambi n'abandi bategurwaga mu misozi yose no mu tugari twose, abantu babireba. Batozwaga n'ingabo, bagatozwa n'abapolisi, bagashyikirizwa intwaro zari kuzaba ari iziki zo kurimbura abatutsi. Kandi inyigisho zarigishwaga hose, batoteza, bica. Nta muntu n'umwe wigeze aryozwa ko yishe abatutsi, n'abanyamahanga babirebera. Nta wigeze atabara u Rwanda. Ku 59 barabirebaga Ababiligi, za 60 bitwaga bareba, ndetse n'amahanga akandika ko jenoside iri kuba 62, ariko ntibatabaye. 94 byo na minwari yari mu Rwanda yuri indege irigendera aho gutabara. Ayo yose ni amateka u Rwanda rwanyuzemo, yose yibasiraga abatutsi. Kwibaza ngo niba u Rwanda bene rwo bari kururimbura biyitaga Hutu Power, amahanga ntatabare, iherezo ryari rihe. U Rwanda rwari rukeneye umucunguzi, kandi akaba umunyarwanda. Nuko havutse FPR, iza guhagarika jenoside, iza kugarura u Rwanda no gusubizamo abanyarwanda umutima wo kubana mu bumwe, bataryana, batarebana mu ishusho y'amoko. Ariko hari icyo dusabwa nicyo gukomeza kubumbatira ubumwe bwacu, gusigasira ibyiza twagezeho, kurwanya abarwanya ibyiza bose, buzuye ingengabitekerezo ya jenoside, kuzageza igihe tuzaguma kubaho neza kandi twongera. Twibuke twiyubaka. Inshamake rero narimbaniremo ikiganiro ngiye kubagezaho kugira ngo tugendane, wenda ngira utundi shyiraho dutoya.
ubundi tukaza gusoza nk'uko mwabyumvishije, haraza no kubaho kungurana ibitekerezo, ariko tugana muri uwo mujyo wo kwibaza ngo ni gute twakomeza kubumbatira ubumwe, twakomeza kubumbatira ubunyarwanda, tugashaka ibitubanya kurusha ibidutanya, dusigasira tunga mu kirenge cya nyakubahwa Paul Kagame uhora ashaka ineza y'abanyarwanda bose bazira ivangura. Kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ni inshingano za buri munyarwanda, ni amahame yacu, ni amahitamo yacu, kubera ko no mu itegeko nshinga birimo rivuga ko tuzahora twibuka jenoside yakorewe abatutsi, tukibuka n'amateka mabi u Rwanda rwanyuzemo, ndetse tugaharanira kurandura burundu ingengabitekerezo iyo ari yo yose, icyo yashingira icyo ari cyo cyose. Ayo rero ni amahame ari mu itegeko nshinga. Itegeko nshinga kandi rishimangira ko tugomba gushyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda kuruta ikindi cyose. Imizi y'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi nari mbibabwiye ko yatangiye ku bakoroni. Abakoroni b'Ababiligi bagiye bahemukira u Rwanda cyane. Nubwo jenoside aribwo bwicanyi ndengakamere bwabashije kubaho kuva u Rwanda rwabaho, ariko yagiye itegurwa gahoro gahoro n'ubundi bica abatutsi kugeza ku ndunduro yabaye mu 1994. Ababiligi n'abamisiyoneri bashyigikiye itsinda ry'abahutu, bashyiraho amashyaka ya Parmehutu kwa Kayibanda Gregoire waje kuba perezida, na Prosoma ya Yozefu Gitera. Ayo yose yari amashyaka arimo abahutu gusa, avangura ku buryo bukomeye kandi yigisha irondabwoko no kugirira nabi abatutsi. Byaje gukomeza muri Repubulika ya Kabiri, MRND ya Habyarimana iza yunga muri uwo mujyo, birakomeza haza za Sederi, byose bubakiraga ku irondabwoko biyita Hutu Power. Jenoside rero ni icyaha gituruka ku mugambi wo kwica itsinda ry'abantu bashobora kuba basangiye ubwoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu cyangwa idini, ariko ukaba ari umugambi wateguwe na leta. Leta itawuteguye ntabwo wagerwaho, kuko ubutabazi bwaba bwinshi, ndetse batanigishije iyo ngengabitekerezo bagahana bari kuyizana n'abagira nabi, ntabwo jenoside yashoboka. 1990 kugera 1994 ubutegetsi bwa Habyarimana bateguye umugambi wo gutsemba igice cy'abanyarwanda bita abatutsi, ari nayo mpamvu yiswe jenoside, nuko yibasiye igice kimwe cy'abanyarwanda bitaga abatutsi, bakabyita ubwoko, ariko mu by'ukuri ntibyari byo. Iyo myaka rero 30 twabayemo guhera 59 abanyarwanda bigishwa irondabwoko, abatutsi bakitwa abanzi b'u Rwanda, bakitwa abanyamahanga, bakitwa bagashaka buhake. Bwari uburyo bwo kubanga no kubagira gicibwa mu muryango nyarwanda. Imvugo yose y'aya mashyaka yaravugaga ngo u Rwanda ni urw'abahutu, umwanzi w'u Rwanda ni umututsi, ari uri imbere mu gihugu n'uri hanze yacyo, dushyire hamwe tumuhige tumurimbure. Ntabwo abazungu bari buzagere ku mugambi wo kugera ku ngengabitekerezo no gusenya u Rwanda batarakuraho ubuyobozi bwariho bw'umwami. Umwami yari umutware w'ikirenga, yari umuyobozi mukuru uhuriza abanyarwanda hamwe, bose bamwibonamo, abaturage bose ari rubanda rw'umwami. Bafatiganyaga kurwubaka, kururengera, kurutabara bafatanyije. Nzi ko abakuru bari hano nta muntu wigeze wumva ngo abahutu bahunze u Rwanda cyangwa baki. Oya, ibyo byose byatangiye aho abakoroni bagereye mu Rwanda. Abazungu rero bakuyeho
Yuhi wa kane Musinga bamukura ku butegetsi kuko atumvaga ibyo barimo, ntabayoboke, bamucira muri Kongo hariya muri Zaire, niho yaguye. Bashyiraho Mutara wa gatatu Rudahigwa, umuhungu we bagira ngo bazabayoboka. Arangije nawe arebye ibyo barimo biramunanira, ati sinshobora. We yashakaga ko ya mirimo yabo y'agahato, uburetwa, za shiku, ikiboko, cyazanywe n'abakoroni u Rwanda n'icyabo, ko gicika, ubundi bakanashaka ko abazungu bagenda tukabona ubwigenge. Abazungu bamwanga nabi, nawe baramuhitanye. Bamuciriye mu Burundi, niho yaguye muri 59 mu kwa karindwi. Babwira umuganga we wamuvuraga ubwari umuzungu, amutera urushinge rurimo uburozi, umwami agwiyongiye. Ubwo bahitana abami babiri, ariko bari gushyigikira ya mashyaka ya Parmehutu na Prusoma. Ubundi mbere wabonaga abanyamashyaka b'abahutu, ariko inyuma ibitekerezo n'umugambi ukomeye ufitwe n'abakoroni babari inyuma, dore ko benshi bari barize seminari. Nuko noneho baza kugera igihe noneho muri 59 bashyiraho amategeko 10 y'abahutu basimbuza 10 y'Imana. Ubwo akaga kaba karatangiye. Nta kindi mu mategeko yigishaga uretse kutegerana n'umututsi, kumwirinda mu buryo bwa rubwo bwose, kutegerana n'umushyikirano nawe, babikubona ukababisha amategeko ukabiryoha. Ishyaka rya Parmehutu rero ryo kwa Kayibanda Gregoire ritangira kwica, ryahereye ku bari abayobozi b'abashefu n'abasushefu, bajya ku bakozi ba leta, babona kwirara mu baturage. Bishe abatutsi, barabatwikira, guhunga kuba kose, ku buryo ibihugu byinshi duturanye, za Uganda, Burundi, Kongo n'ahandi, ndetse no mu Burayi no muri Amerika abatutsi bagiye bahungirayo. Bagiye bimura abatutsi ku gahato, barabimuye za Gikongoro na Ruhengeri, babajyana za Bugesera na Rukumberi, ahantu hariho gutura bagira ngo bazagweyo. Mu kubishimangira muri 66 hatoye itegeko rikumira impunzi kuzagaruka mu byazo. Bafashe imitungo y'impunzi zahunze z'abatutsi barayigabanya, kandi cyaraziraga ngo mwene wanyu w'umututsi wasigaye mu Rwanda abone ko wa mutungo bawuhaga abahutu, bindi leta ikabyijyanira. Ubundi baca itegeko ko nta mpunzi igifite umugabane cyangwa umutungo mu gihugu. Hari udutero shuma twagiye dukorwa n'impunzi muri 62 Byumba, 63 hari abaturutse mu Burundi. Abo bose babaye urwitwazo, utwo dutero twabaye urwitwazo, aho kugira ngo leta igende irwanye utwo dutero, ahubwo yafasha abatutsi irabatoteza, irabarimbura, yitwaje ngo ni abanzi b'u Rwanda, nibo bashyigikiye ibitero, bakomeza muri uwo mucyo. 62 bishe abatutsi barenga 2000 Ibyumba. 63 bishe abatutsi hafi mu gihugu hose, Gikongoro, Bugesera, Kibungo, Gitarama, Gisenyi, Ruhengeri, Kibuye, Cyangugu, aho hose yishwe abatutsi barenga 35,000. Ntawigeze abibazwa cyangwa ngo batabare. No muri aka karere ka Nyamasheke yari ya Gihombo bishe abatutsi cyane muri 62. Hakomeje itotezwa ry'abatutsi, babuzwa uburenganzira bwose, babuzwa amashuri, babuzwa akazi, bakabuzwa pasiporo yo kujya hanze cyangwa hirya no hino, babuzwa uburenganzira bwo kubaka, ubwo gutura, mbese bariho mu karengane karenze ukwemera. Ibyo byose byari biyobowe na Kayibanda wari perezida wa Repubulika ya mbere. Akohereza abaminisitiri biwe mu makomine epfo no mu maprefegiture ngo bajye kubahiriza
ko iyo gahunda iri gukorwa kandi neza. Icyo gihe muri iyo myaka 62 na 63 amahanga no mu binyamakuru bavuze ko mu Rwanda hari kuba jenoside, ariko nta n'umwe yigeze agikurikirana ngo ahane abayikoze. 63 Habyarimana wari inshuti cyane ya Kayibanda yamuteye kudeta. Yarabanje kuko yari minisitiri w'intebe w'ingabo Habyarimana, agateza akavuyo kaduruvayo mu gihugu hose, agafitemo uruhara n'akayoboye mu buryo bw'ubwenge Kayibanda atamenye. Arangije abwira Kayibanda ngo igihugu kirakunaniye vayo, baramufunga baza kumutsinda muri gereza. Iyo myaka yishwe abahutu benshi cyane mu magereza bari kwa Kayibanda, nta muntu wigeze n'ubundi abimuryoza, ahubwo we azana ishyaka rya MRND avuga ko azanye ubumwe n'amajyambere, ariko yarushijeho kujya mu mujyo wa bagenzi be, yasimbuye akarushaho, kubera ko ku ngoma yiwe ya MRND ivangura ryarakomeje rirushaho, rishingiye ku moko. Haza n'uturere aho yashyiraga imbere havuka Gisenyi na Ruhengeri ndetse na Byumba kwa Kabuga, ari umucuruzi akaba n'inshuti ye magara. Aho ngaho hose niwe yashyiraga imbere, ibisagutse agaha abandi banyarwanda n'abanyacyangugu. Uwo mwaka 73 n'ubundi abatutsi benshi barishwe barahunga. Hari benshi bagiye bicirwa aho ngaho, abandi birukanwa mu kazi, abandi barabatoteza ku buryo bushoboka. Ubwo nayo mateka bagiye banyuramo y'ibihe byose. Ikindi Habyarimana yatsindagiye nawe, yabujije impunzi guhunguka, kuko muri 82 Abagande bohereje Abanyarwanda bari barahungiye ngo musubire iwanyu. Bageze mu Rwanda no barabirukana ngo ntitubazi, ntabwo muri Abanyarwanda. Ibyo barabikoze. 75 batoye itegeko rishimangira 66 rikubira impunzi kugaruka. Ndetse mu mategeko ya MDR muri 86 bafashe icyemezo ko impunzi zifata ubuhungiro zagiye zigahaniyo ko nta mugabane bagifite mu Rwanda, ndetse banavuga yuko u Rwanda rwuzuye ntaho babashyira. Ibyo byose impunzi guhera, kurenganyirizwa mu mahanga, irondabwoko mu Rwanda, irondakarere, ivangura, amacakubiri, ibyo byose nibyo byatumye FPR ivuka, ndetse yemeza gutangira urugamba rwo kubohora u Rwanda ku itariki ya 1 z'ukwa 10 muri 90. Perezida Habyarimana yateguye jenoside yakorewe Abatutsi, kubera ko yatuje abaturage ko Umututsi ari umwanzi, ndetse ari ibyitso by'inkotanyi, ari inyangarwanda, ari inzoka, ko ari uguhiga umwanzi nk'uwundi, yaba ari uri mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Byatumye muri 90 Abatutsi bicwa Kibirira n'Umutara na Murambi ya Gatsibo, Habyarimana abitegetse. 91 bishe Abatutsi Ruhengeri na Gisenyi, 92 Bugesera, Kibuye, Shyorongi, 93 Ruhengeri, Gisenyi, Byumba, Kibuye na Kigali Ngari n'ahandi. Aho naho babaga bishe benshi cyane, ariko mu Rwanda hose niko byabaga bimeze. Icyo gihe Habyarimana yarayoboye ari perezida, ntacyo yabikozeho, kandi yari afite ubushobozi bwo kubihagarika iyo aza kuba adafite ingengabitekerezo ya Hutu power. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 yakozwe byateguwe mu buryo nta cyabatunguye, kandi bari barateguje ya mitwe yose yitwaje intwaro, abasirikare barabateguje, ku buryo n'abasirikare bagiraga amahame iwabo yuko umwanzi ari Umututsi, umwanzi w'igihugu ni Umututsi, kandi bagomba gufatanya n'abaturage n'imitwe yitwaje intwaro guhiga Umututsi.
ari nayo mpamvu batashoboraga gukora ibikorwa byo kumutabara, ahubwo bakoraga ibyo kumurindira. Aba basenye u Rwanda banyuzaga mu nama bitaga mitingi, mu nama zinyuranye, bagakangurira abahutu kwanga no kurwanya no kwikiza umututsi. Ibitangazamakuru nka radiyo Imvaho na RTRM ndetse n'ibinyamakuru nka Kangura byose byabaga biri kwigisha ku mugaragaro kwanga umututsi no kumuhiga. Ibyo barabikoraga ku mugaragaro, ntawabakumiriye. Mu kwezi kwa kane tariki 6/1994, muri iryo joro nibwo indege ya Habyarimana yahanuwe n'inkozi z'ibibi zari zarapanze umugambi wa jenoside ngo baje kwitwaza ko umubyeyi yahanitse, ariko ni ukubeshya kubera ko ntabwo ziriya nterahamwe bari baragiye bazitegura bazi itariki iyo ndege izahanukiraho. Ni ukubeshywa. Iriya myaka yose 5,963,7,3,90 kugeza 94 abatutsi bicwa, nta ndege yari yahanuwe. Ni urwitwazo. Ni ababikora bagenewe bashaka kuyobya ibirari no kuguma gupfobya jenoside yakorewe abatutsi, ariko kwari ukugira umugambi wabo bateguye igihe kirekire bawugereho. Yo kuvuga kuri guverinoma yari isi y'abatabazi ya Sindikubwabo Theodore wari perezida na Kambanda Yohani wari minisitiri w'intebe. Jenoside igitangira mu gihugu hose ku itariki 7, ku itariki 8 bo bahise bashyiraho guverinoma ifite inshingano imwe gusa cyangwa ebyiri. Inshingano ya mbere ya guverinoma ya Sindikubwabo kwari gushyira mu bikorwa jenoside, kandi mu Rwanda hose mu turere twose tugiye yari amakomine, yoherezaho n'abaminisitiri ngo bajye gukora, maze udashaka gukora ari byo bitaga kurimbura umututsi bakamuhiga. Ikindi kintu yari igamije guverinoma kwari ukuyobya amahanga batazarabukwa ko habaye jenoside, ahubwo ko abantu bari gusubiranamo, ko bari guhashya umwanzi, ko nta cyabaye. Ibyo barabikoze cyane banabigeraho, kuko jenoside kugira ngo yemerwe byasabye amaperereza akomeye y'imiryango mpuzamahanga. Ikintu ngira ngo mbabwire ko jenoside idashobora kuba idasizwe mu bikorwa n'ubutegetsi. Mu gihe ino hose jenoside yatangiye ku itariki 7 i Butare, jenoside yatangiye ku itariki 19 z'ukwa kane, ahandi iri kusa n'irangira kubera ko perezida wari uhari Habyarimana Jean Baptiste yanze kuyishyira mu bikorwa, ntiyabonaga impamvu, arabyanga. Abyanze byasabye ngo perezida w'isizeho Sindikubwabo Theodore amanuka abanza ajye kwica prefe. Bamaze kumwica jenoside ihita itangira i Butare ndetse igira ubukana bukabije. Ibyo byose aba ari ibintu byo kuduha ko jenoside atari ikintu cyatungurana mu baturage ngo kiratunguranye, ntibishoboka, kirategurwa. Inkotanyi FPR izuwe na nyakubahwa Paul Kagame zarahagurutse zijya guhagarika jenoside mu duce twose tw'igihugu mu maraso, ariko zirabikora no mu masasu. Amahirwe make mubona Cyangugu yagize na Gikongoro na Kibuye, Abafaransa bari inshuti cyane za Habyarimana, babeshe operasiyo yitwa ngo y'ubutabazi bise operasiyo Turquoise, baza gufata hano Gikongoro, Cyangugu na Kibuye, bagira ngo bafashe za nkozi z'ibibi guhunga no kunyura aho ngaho, cyangwa babafashe gusubira ku butegetsi. Ibyo rero byatumye Cyangugu jenoside iramba, irakomeza, n'abari bagiye barokoka bakongera bakabica. Kubera iki? Abafaransa bari bagihari. Umuryango mpuzamahanga wari mu Rwanda mu gihe cya jenoside, ingabo bitaga Intwari zari zaroherejwe mu Rwanda ngo zubahirize umutekano. Babonye jenoside ibaye,
aho kugira ngo bongere ingabo batabara abatutsi ahubwo bagabanije ingabo. Ibyo bintu ntabwo tuzabyibagirwa. Abasirikari b'Ababiligi nanone bari kuri Eto Kicukiro hari i Kigali, bari bahungiyeho n'abatutsi benshi biringiye kurokoka kuko bari mu maboko y'amahanga ya minwari, bibwira ko bo batagira ubwoko. Buri indege barigendera, abatutsi batabaza bo barigendera, babasiga mu menyo ya rubamba. Ubwo interahamwe n'abasirikare baraje bafata b'abatutsi bajya kubikira hirya Nyanza ya Kicukiro. Ibyo byose byatumye jenoside yakorewe abatutsi ihitana abatutsi barenga miliyoni mu gihe gito cy'iminsi 100 gusa. Ni abantu benshi mu gihe gito gutyo, bitewe n'ukuntu politike bari barayipanze neza yo kwegeranya abantu, kubashuka ubutabazi, gukupa amazi, bakabima icyo kurya, ubundi bakabageraho babaye ab'intege nke, bakabarangiza gutyo mu buryo bwinshi bw'agashinyaguro. Reka ndeke kubatinda. Abajenosideri baratsinzwe. Bamaze gutsindwa, abenshi bahungiye muri Repubulika ya Zaire, icyo gihugu ni Kongo, ariko ntibava kwizema, bakomeza ingengabitekerezo yabo. Ibihe binini twe turi ku mupaka, mwagiye mubona ibitero byabo biza, FPR n'ingabo z'u Rwanda bakabikumira bigasubirayo, ariko umugambi uracyari wa wundi wo kugaruka kurimbura abo basize batarimbuye no gukuraho ubutegetsi. Imyaka ishize ari 32, ariko muzajya mwumva amagambo y'abategetsi bamwe na bamwe ari FDR n'interahamwe ziri Kongo na Kongo izifasha ku mugaragaro, n'abandi bacyumva baza kurimbura abanyarwanda, ndetse n'ikimenyimenyi barimbura abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bariyo, kandi ni abakongomani kuko imipaka yaraje icamo nyine, basigariyo baba abakongomani, ariko bamerewe nabi. Ubutabazi buhoraho, u Rwanda rugatabaza, ariko amahanga kurya yamenyereye gutererana u Rwanda, n'ubu ntacyo arakora, kuko yaza kugikora FDR baba barayikuye hariya, nta ngufu nini ifite zari kuyinamira, ariko bituma u Rwanda ruhora ku bwirinzi no ku burinzi bukaze, kuko umugambi bafite ntabwo ari mwiza. Guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda irangajwe imbere na nyakubahwa Paul Kagame yakoze urugendo rukomeye rwo kugera ku bumwe bw'abanyarwanda. Rwari urugendo rugoye cyane. Abantu bamaze imyaka 32 bazi ko umututsi ari umwanzi, nta kumwegera, nta kubana nawe. Ikibaye cyose ngo ingaruka ivuye ku mututsi, ngo ni ikibazo kivuye ku mututsi, ukongera ukabumvisha ko umunyarwanda ari nkundi, bakwiye kubana mu bumwe, bahujwe n'amaraso amwe, ko ari abanyarwanda. Ugashyiraho ingamba zitavangura zo guhuza abanyarwanda, ari mu bukungu, ari mu mibereho myiza, bahabwa amahirwe angana. Ni amateka, kandi twagira icyizere. Hari umuririmbyi ujya uririmba ngo u Rwanda rwarapfuye ruravuka. Dufite ibyiringiro. Ibipimo by'ubumwe n'ubwiyunge biri kugaragaza ko turi ahantu heza, hafi 95%, kandi gahunda ya Ndi Umunyarwanda no yagiye ihuza abantu cyane. Muzi ko hari n'igihe abantu bazaga kwibuka ari imbarwa, biteye isoni, ariko ubu buri munyarwanda yabigize ibye. Ni intambwe nziza abanyarwanda bari kugenda batera. Ibyo byose bigaragarira mu biganiro, mu nama y'igihugu y'umushyikirano, umuganda, gira inka munyarwanda ntirobanura, n'ibindi, gahunda y'isanamitima no komora ibikomere abantu bagize ni byinshi. Abarokotse bagize ibikomere byinshi umuntu atarondorera hamwe, ariko leta
y'ubumwe bw'abanyarwanda, ikabyitaho, ikagenda ireba uko igenda igarura umutima gake gakeya. Tugane ku musozo kubera ko tuza kugira ikindi gihe cyo kungurana ibitekerezo. Gukumira no kurwanya jenoside ni inshingano ya buri wese. Impamvu iyo ari yo yose wabona iri kuzana ivangura, amacakubiri, irondabwoko, tanga amakuru, tabara, koresha imbaraga zawe zose uyirwanya. Kubera iki? Haracyari n'ababyeyi n'abantu bari hanze bakigisha abana n'abandi bantu ko jenoside itabaye cyangwa ko yabaye yari ifite impamvu ndetse ko bayikabiri. Abo ngabo bariho. Abo biradusaba duhore tubigisha bave mu ngengabitekerezo, bayireke burundu, babeho mu gihugu kibereye buri wese. Kwibuka ni umwanya mwiza wo kunamira abatutsi bambuye icyubahiro bakitwa bazira uko baremwe, mu gasuzuguro kenshi no mu itotezwa ryinshi. Ibyo kandi u Rwanda rwakuyemo isomo ryo kutazasubira inyuma ukundi mu macakubiri. Kwibuka ni amahitamo yacu nk'abanyarwanda no kurwanya icyadusubiza inyuma cyose. Jenoside yakorewe abatutsi yahagaritswe n'abanyarwanda, amahanga arebera. Mu kiganza hepfo hariya kugira ngo bamushyikirize mikoro atubwire icyo yifuza kutubwira. Nitwa Kayiranga Rukeri, ndi muri komite y'urugaga rw'abikorera mu karere ka Nyamasheke. Iki kiganiro muduhaye numva ari igitekerezo nagitangaho. Mu rwego rw'abikorera tuzi neza ko iki gihugu cyacu bagize uruhare mu kugisenya, ubwo bateraga inkunga gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi. Hari abacuruzi batangaga imodoka zo gutwara interahamwe, hari abatangaga amafaranga yo kugura ibikoresho byo gutsemba abatutsi, ndetse n'ubundi buryo bwose kuko bakunda kwifashishwa bitewe n'ubushobozi bari bafite. Tuzi neza ko hari igihe n'ibitero byajyaga guhiga abatutsi byahagurukira ku dusantere aho abacuruzi bakoreraga, cyangwa bavayo akaba ariho bajya kwiyakirira ku bw'ubushobozi babaga batanze bari kubashimira ibikorwa bakoze mu rwego rwo gutera inkunga jenoside yakorewe abatutsi. Nk'abikorera muri iki gihe, leta yacu n'ubwo bw'abanyarwanda tugomba kugira ibyo duhindura, tugira ibyo twubaka kugira ngo tuzibe icyuho cyatewe na bagenzi bacu batubanjirije muri ibyo bihe. Twebwe tugashyigikira ubumwe bw'abanyarwanda, tugakomeza kubakira kuri za nkingi leta yacu ishyize imbere, kuko nabwo bw'abanyarwanda uwikorera nta n'icyo yakora. Babikoraga kwa kundi bakica ndetse n'abari abakiriya babo, ndavuga abacuruzi, bakirengagiza ko bari mu bakiriya babinjirizaga. Ariko twebwe tugendeye ku murongo wa nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame, twiyemeje gusigasira ubumwe bw'abanyarwanda kandi turabikomeje, ndetse tukagira n'uruhare mu kwiyubakira igihugu cyashenywe na bagenzi bacu ba mbere, kandi ko dukomeje uwo murongo, cyane ko leta inadufasha mu kuduha ibikorwa remezo duheraho twikorera kandi tugatera imbere, ndetse n'igihugu cyacu kigateza imbere. Ni muri urwo rwego n'abikorera mu karere ka Nyamasheke natwe dufite na gahunda muri iyi minsi ijana kuzibuka kuri 11 z'ukwa gatandatu ishangi, ariko tukakuzanya n'ubushobozi kugira ngo turi warokotse jenoside turemera tukamwubakira inzu nawe akagira ahatura, abikorera bashijeho muri wa mujyi bw'abanyarwanda kugira ngo tugendere hamwe kandi nta kizatunanira. Imbaraga zacu zo kubaka aho gusenya. Murakoze. Arakoze cyane Leoteri. Twakakira undi
murakoze. Nitwa Pasiteri Habumubuzima Jonathan, ndi umwe mu bahagarariye amadini n'amatorero mu karere ka Nyamasheke. Ukurikije ikiganiro tumaze guhabwa ndetse n'amateka dusanzwe tuzi nk'Abanyarwanda, bitera isoni ndetse bigatera ipfunwe iyo utekereje uburyo n'Abanyarwanda bari basanzwe batizera Imana bari bazi neza ko ikintu cyose gihungiye mu nzu kiticwa. Ariko iyo utekereje uburyo abari abayoboke b'amadini n'amatorero bahungiye aho bari bazi bizeye ubutabazi n'ubukiriro bakaharimbukira, ni uburyo tudashobora kubona igisobanuro, haba imbere y'Imana n'imbere y'Abanyarwanda twaratsinzwe. Ariko iyo umuntu yisuzumye akamenya aho yatsinzwe, iyo akiriho agihumeka, aba afite umwanya wo gufata ibyemezo bikomeye kugira ngo gutsindwa kwa mbere kutazongera kubaho. Niyo mpamvu nk'amadini n'amatorero dushimira Leta y'u Rwanda yashyizeho ihuriro ry'amadini n'amatorero gitari bituma n'uwagira ingengabitekerezo urwego rushobora kumukurikirana rukabimubaza bigahagarikwa mbere, kuko twebwe nk'amadini n'amatorero dufite aho duhurira. Twiyemeje rero kugira uruhare mu kubumbatira ubumwe bw'Abanyarwanda, twigisha urukundo ndetse no kuvugisha ukuri abakoze ibyaha bakihana kandi bagahindukira, kandi ikiranga ko umuntu yihannye ni uko ahindura n'ibikorwa yakoraga. Turakomeje mu gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda, natwe muri iyi minsi 100 yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi dufite ibikorwa byinshi tuzakora, haba kuba hafi y'abakoze Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no gufata mu mugongo abayirokotse, tubashakira ubushobozi bwo kubaho kugira ngo nibura aho barenganiye natwe tugira uruhare rwo guhindura. Ababarenganyije turabanenga, ariko nshimire abayobozi b'amadini n'amatorero uyu munsi aho tugeze duhuza imbaraga twubakira kuri gahunda nziza Leta y'ubumwe yashyizeho kugira ngo duteze imbere umunyarwanda nta vangura iryo ari ryo ryose, kandi dushyize imbere ko roho nziza igomba gutura no mu mubiri muzima. Dufite amatsinda atandukanye yo kwiteza imbere, kandi ayo yose nta bwoko burangwamo, abantu babaye abakristu n'abemeramana. Tugomba guhuriza umugozi umwe tukarimbura Jenoside n'ingengabitekerezo yayo, duhereye mu rubyiruko, abakuze n'abayobozi, tukaba Abanyarwanda bahindutse, ku buryo n'abanyamahanga bakoronije u Rwanda benshi baje baciye mu madini n'amatorero. Ariko uyu munsi turashima ko umuntu wese uje agana u Rwanda agaca mu idini n'itorero, tumwereke umurongo mwiza twahisemo kugira ngo abe ari wakoreramo. Utemeye ubufasha bwiwe ntidushobora kubwakira. Murakoze. Murakoze cyane. Kwakakira undi. Murakoze cyane. Nitwa Mwito Emmanuel. Ikiganiro baduhaye cyatubereye cyiza, twagishimye. Icyo nongeraho ni ugushimira ku izina ry'abarokotse Jenoside y'abacitse ku icumu. Turiho dushima Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda, dushima Perezida wa Repubulika mu buryo bukomeye kuko yaduhaye umutekano twari dukwiriye. Hakaba hashize imyaka 32 nta warokotse Jenoside uvugirizwa induru, wamagana wanyura, utukwa, ubwirwa nabi ari umunyarwanda nk'Abanyarwanda bose. Ubwo turashimira igihugu cyacu mu buryo bukomeye, dushimira ingabo z'igihugu zidushakira umutekano, dushimira umuyobozi w'igihugu w'ikirenga Perezida wa Repubulika uburyo bwiza ayobora igihugu
n'uburyo yaduhaye umutekano utagereranywa. Tukaba dushima uburyo bukomeye uburyo bafite imyaka 32 nta warokotse jenoside uhambirizwa karago, ahubwo nafite ijambo nk'abandi banyarwanda. Uburyo rero buziguye twese abacu gucuma turashima, dushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu, dushimira igihugu cyacu mu buryo bukomeye, tuvuga ngo Uwiteka ari mu mugisha. Muri make rero twiyubake kubaka igihugu cyacu. Murakoze. murakoze cyane. Turifuza kwakira abajene nibo mbaraga z'igihugu kandi igihugu gitezeho amizero. Murakoze. Nitwa Musabyimana Leonce, nkaba ndi umwe mu bayobozi b'urubyiruko mu karere kacu ka Nyamasheke. Muri iki gihe twebwe tugeze mu gihe cyo kwibuka, n'ibyo koko mu kiganiro baduhaye urubyiruko rwagize uruhare rukomeye mu gusenya u Rwanda ndetse bagira uruhare no mu kwica Abatutsi. Nibo bari bafite imbaraga, nibo abayobozi bari bariho bakoresheje mu rwego rwo kugira ngo babashe gutsemba Umututsi. Muri iki gihe rero nkatwe nk'urubyiruko nitwe imbaraga z'igihugu, tumaze kumva amateka yaranze u Rwanda rwo hambere ndetse tukaba dufite n'ibihamya bifatika by'aho tugeze ubu ngubu twiyubaka. Nk'urubyiruko rwo mu karere ka Nyamasheke, amateka tugenda tuyumva ahenshi hatandukanye, tugasoma, twarize, n'abandi batize hari inama zitandukanye tugenda twitabira tukumvamo amateka yaranze u Rwanda. Ariko ibyo ngibyo ntabwo biba bihagije. Tuzi neza ko akenshi amakuru tuyakura ku ishyiga. Nibyo nsaba nk'ababyeyi bari hano kujya baganiriza abana bakababwiza ukuri, amateka yaranze u Rwanda bakayababwira neza badaca ku ruhande, uko bimeze bagakoresha ukuri, bakabwira abana ati bana ibikorwa byakorwaga n'ibi, ese tugomba kubishingiraho natwe tukubaka iterambere rirambye. Ni byinshi tugezeho nk'u Rwanda, ariko n'ababyeyi bagomba kudufasha mu guhindura imyumvire. Muri uru Rwanda rwacu turimo tugeze mu gihe cy'ikoranabuhanga rigenda ryihuta cyane. Nk'urubyiruko rero tugifite amaraso matoya, tuzi gukoresha neza imbuga nkoranyambaga. Hari ibyo tugenda dusoma ku binyamakuru, ku ma X atandukanye, hakigaragaramo ingengabitekerezo ya jenoside. Nk'urubyiruko tuzi gukoresha neza imbuga nkoranyambaga, tugomba gufata iya mbere tugahakana ndetse tugashyira imbaraga mu gutanga ibimenyetso bifatika, ku buryo wa muntu uhakana jenoside akanayipfobya umwereka ikimenyetso gifatika. Ese intambwe twebwe nk'u Rwanda tugezeho ni iyihe? Ugatanga ikimenyetso cy'ukuri. Niyo mpamvu nk'urubyiruko ruri aha ngaha n'abandi bari hirya batandukanye kuri social media tugomba kuzikoresha neza, dutanga amakuru afatika, tugaragaza ibyo u Rwanda rwagezeho ndetse tunashishikariza n'abandi bakiri hanze batazi ibyiza biri mu gihugu cyacu, kubakangurira kuza kureba ibyiza byacu tugezeho mu Rwanda. Ikindi nk'urubyiruko natwe mu gihe cyo kwibuka ntabwo tuba twasigaye inyuma, tuba dufite ubushake, umuhate nk'imbaraga z'igihugu. U Rwanda rw'ejo tugomba kuba hafi abarokotse jenoside, abatishoboye tukababa hafi, yaba mu bikorwa by'amaboko ndetse no kubaganiriza. Niyo mpamvu nkatwe nk'urubyiruko muri iki gihe dufite gahunda yo kuremera uwarokotse jenoside mu bikorwa by'amaboko ndetse n'ibindi byose. Iyo gahunda turayifite. Ntabwo narangiza ntashimiye Perezida wa Repubulika kuko yaduhaye ijambo nk'urubyiruko, ndetse abanyarwanda twese twunze ubumwe. Ntabwo tugendera ku moko ngo Umuhutu, Umututsi, oya, twese turi Abanyarwanda.
amahirwe yose aje areba urubyiruko twese tuyahuriraho, ameza twese tuyasangiriraho kimwe. Rwose nyakubahwa Perezida wa Repubulika turamushimira. Muri iki gikorwa cyo kwibuka turasaba urubyiruko muri rusange kujya rwitabira ibiganiro, kugira ngo aho ngaho tuba duteraniye niho tuvoma nyirizina. Hari abantu baba baturembeza ubushobozi bakaduha ku bwenge butandukanye butari byo dukura hirya cyangwa hino. Iyo abantu bicaye hamwe bungurana ibitekerezo, ubundi rero bakabasha kuvoma ubumenyi buturutse ku isoko. Murakoze, dukomeze twibuke twiyubaka. Akoze cyane, kugira ngo ibitekerezo byatanzwe ni byinshi kandi biratanga ihumure ku buryo igihugu cyacu cyifuza kuba cyazageraho ejo cyangwa ejo bundi. Yego, turamwakira. Murakoze. Yitwa Bizimana Jean Damascene, utuye mu murenge wa Ruharambuga. Ikiganiro cyatanzwe nagikurikiranye kandi amateka arimo niko tuyazi. Ndavuga kuri mu barokotse Jenoside. Turashima Leta y'Ubumwe ihagaritse Jenoside kandi ikongera igasana imitima y'Abanyarwanda, by'umwihariko abarokotse Jenoside. Kandi uko yasanye imitima niko yasanye n'igihugu, kuko igihugu cyari kigizwe n'amatongo, kuko Abatutsi bitwaga n'amazu yabo yari yashengwe n'ibyaba byangijwe. Turashima rero gahunda y'isanamitima, gahunda y'ubumwe. Ubu abarokotse Jenoside bitewe n'uko hagiyeho ikigega cyo kubafasha ndetse no gushishikariza Abanyarwanda gufashanya, ubu tumaze kwiyakira kandi tubanye neza n'abandi Banyarwanda bose, turashyingirana. Ubu hari abajya bagira ubukwe bakampamagara ntibavugira imisango, kandi turafashanya mu bintu byinshi. N'urwaye akajya mu bitaro turasurana. Urwikekwe rwari ruriho rwavuyeho binyuze mu nkiko gacaca, ukuri kuragaragara. Abakoze ibyaha bamwe barabyemera babisabira imbabazi kandi barababarirwa. Nk'uwarokotse Jenoside rero turashima byose byakozwe, ahubwo icyifuzo ni uko hari abacu bishwe tutamenye aho bashyinguwe, hari n'abandi bantu batarasaba imbabazi kandi bizwi neza ibyo bakoze ko atari byiza. Nk'uko wa mupasiteri yabivuze rero, abantu muri rusange tubona nta muntu utagifite aho asengera Imana, kandi Imana ireba mu mitima. Umuntu utarasaba imbabazi yarakoze ibyaha, ntekereza ko umutima we utaba utuje nawe. Nkabagira rero ngo mbasabe rwose kandi bizeze ko abarokotse Jenoside bafite imbabazi rwose. Umuntu ufite umutima umukomanga namusaba ko yazasaba imbabazi kugira ngo turusheho kubana neza kandi n'Imana itubone neza. Ndangije nshima abasabye imbabazi, nshima gahunda ya Leta y'Ubumwe, nshishikariza n'abandi basigaye bake ko basaba imbabazi bakazihabwa. Kandi uwaba azi aho umuntu yashyinguwe akaba atarabona uwe, ko yaturangira kugira ngo nawe ashyingurwe mu cyubahiro. Imana ibahe umugisha. Murakoze.
Nakoze cyane nyakubahwa meya, ndagira ngo mbasabe munyemere duhindure uruhande dumve n'ibitekerezo by'abavandimwe nabo bicaye hariya. Turi mu mwanya wo gusangira ibitekerezo ku kiganiro cyatanzwe ndetse no kugira ngo turebe icyo twakora kugira ngo dukomeze dushimangire ubumwe bw'Abanyarwanda bo muzi w'iterambere rirambye. Murakoze. Nitwa Nsabimana Patrick, ni umunyeshuri muri kaminuza ya Kigali. Dushimiye leta y'u Rwanda bwa gahunda nziza yayo yo kubungabunga ndetse no gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Dushimira imishinga myiza batugejejeho irimo guhuza Abanyarwanda no kongera kubereka ko ari umwe bakwiriye gusigasira ikibahuza, aho kwimakaza ibyabatandukanya n'ibyashyira amacakubiri hagati yabo. Turabishimira kandi tugashimira ingabo za RPA na FPR kubw'ubwitange bagaragaje, bakemera kumena amaraso, bakitanga mu buryo bugoye ariko bagacungura u Rwanda. Ikindi, dukomeje imiryango y'ababuze ababo ndetse n'Abanyarwanda muri rusange tubabwira ngo ibyabaye ntibizongera. Nk'urubyiruko nkaba n'umunyeshuri, nk'uko hari ibitekerezo byavuye mu rubyiruko ku bw'amashuri rwari ruri kwiga bikavangirwa n'ingengabitekerezo mbi ya jenoside, bigatuma bakorana ubukana jenoside, kuko bari abantu bagaragara nk'abafite ubwenge. Tubizeza ko kaminuza nziza ya Kigera twigamo dushyize imbere kwimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda. Nk'urubyiruko turi imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba. Muri kaminuza tuhahurira turi abanyeshuri batandukanye baturutse mu byerekezo binyuranye by'igihugu ndetse no hanze yacyo. Bityo rero tubizeza ko ubumenyi tuhavoma n'ubunyamuntu ndetse n'ubumwe twigishwa gushyira imbere muri byose, ibyo bizadufasha kuba umusemburo mwiza muri sosiyete ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Tubizeza ko aho tuzaba turi hatandukanye mu byo tuzaba turi gukora mu busanzwe bitewe n'ubumenyi dukura mu ishuri, tuzakomeza kuba umusingi wo kubakirwaho kugira ngo ubumwe bw'Abanyarwanda bukomeze bwimakazwe. Dukomeze kwibuka twiyubaka. Arakoze cyane. N'ubundi turacyakira ibindi bitekerezo, turacyasangira ibitekerezo ku kiganiro cyatanzwe. N'uwaba ari hano yicaye hano afite igitekerezo yatugezaho turamwakira. baje kubaramutsa mbabwira ibyo nabonye. Abantu bagenda bapfobya jenoside bavuga ngo yabaye kubera indege ya Habyarimana yahanutse. Jewe mfite imyaka 79, 59 twarahunze duhungira muri Kongo. Icyo gihe hari umugabo nani Patrice Lumumba niwe Kongo, yari inshuti ya Rudahigwa na Musinga. Bohereje imodokari ziza kudutwara, zari zihagaze aha ngaha, yitwara imyaka, yitwara abantu, yitwara n'amatungo. Kayibanda rero yabereye imbwa nawe ntibyamuhinduye. Mumubare singiye gutukana,
yaba yaza kuba umuntu aba yarayoboye abantu akabayobora neza. Yohereje amafaranga i Bukavu ku muguverineri w'Umushi yari ahari yitwaga Jean Miruho. Nagusabye nzaguha amafaranga nyikirizo nyenzi zirantera. Umukuru w'umusirikare wari uhari ati yakana mbongo tukuduma bango kana amafaranga turabica. Aragenda bica abantu i Bukavu. Bamaze kwica abantu i Bukavu, abacitse ku icumu, umukuru wari uyoboye impunzi arababwira ati mbere nimutava ahangaha ku mupaka murahashirira. Nibwo yagendaga abatutsi bagiye kurira indege i Goma bajya muri Tanzania, Julius Nyerere abahaye ubuhungiro. Nuko Kayibanda nawe icyo gihe nibwo Habyarimana yavugaga ati nta gutegekwa, nta munyanduga w'umuhutu n'agatutsi ntabwo ni ukavanaho. Si ubwo bamwirahiriye, baramwirahiriye. None rero ingaruka